bageze mu ndamu zikomeye cyane nk'ubu ngeje muri Australia ndimo ndabasengera ndimo ndasengera ku Australia mbona hari umuntu uri kurira amarira avuga ngo ari marizwa n'umukozi w'Imana wamutuburiye amurya amafaranga aba nabo babiri rero byararangiye ntabwo bakifite koko ho birasi ho byirirwa ariko bihanira rwose bisubireho amenye ko Imana babonye bagabo ni bande kubazi ni benshi barira tugiye babahanuzi ni Claude abahanuzi hanze barahari barya cyane ngiye ubwanjye nararwaye ijosi ijya mu maguru nararwaye ijosi ijya mu maguru mfaho imyaka 8 yose bashingura kwa Nyakazuka bacukuye imvenye umubiri wa nyarwo washizeho narizingazinze ntakivuga ndikira ijosi riri mu maguru ijosi riri mu maguru narapfuye narizingazinze byageze muri tese. Hello people, nizere ko mumeze fresh, nizere ko mumeze neza cyane. Abamo mudukurikirana muri mu bice bitandukanye, nizere ko umunsi wanyu abagenze neza cyane, ibyo mukora bigomba kugenda fresh sana. Turi kuri Big Town TV, nitwa Patrick, tugaruka muri stories zitandukanye. Umunsi tugarukanye n'umujene hano meze neza, uri ku gisake. Patron meze neza? Egereza mikrofone twiyumvikanire gatano kandi umeze neza namahoro. Ndashima Imana, Egereza mikoro cyane, mikoro hano tukumva ko numva nambara gufite. Mvuga nitonze. Vuga witonze. Uri amahoro? Ndashima Imana. Ibintu biracamo? Ibintu biracamo. Amafaranga araboneka. Kigali ubuzima burimo kwanga. Ni buke ariko Imana yahari. Imana irahari. Ariko ndimo numva ukomeza kuvugamo Imana. Ibintu byose ni Imana. Uri umukozi w'Imana? Umwana w'Imana. Ubwo mama acometsemo akantu kugira ngo numve. Aho kantu bamwishyizemo tukita gobyore. Bajya numve se uyu muntu tugiye gukorana gute? Nimbwira kuri umukozi ubwo nawe bifite ukundi kuntu tubujya tujyana. Mumeze neza ariko? Ndashima Uwiteka. Witwa ngo iki? Nitwa Boazi. Ndi umuntu w'Imana. Nkunda gusenga. Kandi nkunda guca bugufi. Aho tsinzwe sa imbabazi. Aho tsinzwe sa imbabazi. Ko ntawe udatsindwa. Ariko mumaze kuba benshi. Gute? Hano muza mutubwira ko mukorera Imana, mumaze kuba benshi cyane. Niyo mpamvu njyaho nawe ibinyoma babaye benshi, ko namwe muri benshi. Amasaka yakuranye n'urukungu. Oya ntabwo ari bose. Nuko abumwe agatukisha bose. Yego. Ariko haracyariho 7,000 bitarapfukamiye Bayali. Biriho ikimenyetso cy'Imana cyanditsweho ngo Uwiteka azabe. Abo rero mu Uwiteka afite aho mumaro cyangwa se bacungura bamwe ku ruhanda. Hangi ndimwe rero. Yankoresha nawe yagukoresha ugacungura basa nkaho bari barohamye, ahubwo tumwe muri Kristo ibindi Imana yarabikora gake gake ariko cyambere no kwihangana. Ariko bivuze ngo bamwe gatukisha bose ubuvuze nkande. Harimo abantu basanga ari abantu b'Imana. Ujye ubabona bahindutse abasatani. Ujye ubabona kandi ukora ibyiza ni umuntu w'Imana. Ariko ukora ibibi ngo satani buriya aba yahindutse. None se arabujye ubona? Bundi hano mu ijambo hari byo Bibiliya ivuga nk'iyo tugiye mu gitabo cy'umuhanuzi Dawidi hano muri Zaburi ibice byaho 15 murongo wa mbere hari ijambo rikomeye cyane Dawidi yandikishije. Aravuga ngo Uwiteka ninde uzaguma mu ihema ryawe, ninde uzatura ku musozi wawe wera. Waryumvishe? Ngo nugenda mu bitunganye agakora ibyo gukiranuka gusa, akavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima we, utabesheresha abandi ururimi rwe, ntagire n'amuturanyi we, ntashyushye inkuru ya mugenzi we, mu maso he gisuzuguriro arahinyurwa, ariko abatinya Uwiteka arabubaha. Icyo yarahiye nawe cyamugirira nabi ntayivuguruza, ntaguriza kubura indamu zirenzeho urugero, cyangwa ntiremera ibiguzi kutariho urubanza, ugenza cyo ntagazanyeganyezwa. Tuvuge cyane ngo amen. Iryo somo amen. Iryo somo dukuremo utuntu tubiri wakoze cyane ahubwo umaye ikiganiro. Reka dukuremo nashyushye inkuru ya mugenzi we. Ntashyushye inkuru ya mugenzi we. Wayitonze. Indamu n'indamu nutwo tubiri. Twari tugiye kuganira. Ubwo mwuka beresa nyobora ibyo twe nari nateguye reka mbiretseho gakeya. Mwuka wera nyoboye aho ngaho. Naye ndapotire burya. Aha hari ikintu namaze kubona rero. Gushyushya inkuru ya mugenzi wawe nicyo duhereye. Hari ikintu nabonye. Musigaye muzishyushye. Barazishyushya cyane. Kazo gashyushya korode ugashyushya yongo ugashyushya nde? Ariko buriya hari ikintu ntapfa gukora. Umuntu Imana itaratunga urutoki sinamutunga urutoki. Ashobora kuba akora amabi ye ku ruhande cyangwa akora ameza ku ruhande. Umuntu amenwa n'Imana yakorera. Harabuzi. Ariko wenda icyo navuga aha ngaho cyo ni kimwe.
hari nk'abantu bahindutse abakozi Mm. bava mu bana b'Imana Mm. bitewe n'iki barashaka amazu bashaka amateleviziyo akomeye barashaka amacana akomeye barashaka guhitinga Mm. ariko Yesu we niyo yakoraga neza yaravugaga ngo genda ntugire ubibwira Mm. ariko abantu barashaka kugira ngo bamenyekane batere imbere bagaragare bakoze ibi Mm. ntabwo mbese ibyo bintu bisa nkaho byumvikana cyane ku mateleviziyo mugaruka kuri Yongo njya niwe mu pasiteri ufite televiziyo niwe muvuga Yongo njye nta kibarankorera ntacyo namushinza Mm. kandi hano ndumva muvuga nabi Mm. none si iyo gikomeje ngo abantu bashaka amateleviziyo n'ibiki uvuga abandi iyo tugiye mu by'umwuka Mm. hari ibyo duhishurwa nk'abakozi b'Imana yego ariko kubishyira ahagaragara Mm. ni nko kurwanya umuntu Mm. kandi umuntu Imana itararwanya Mm. burya ni nko kurwanya Imana hari ibyo Imana ibiguhishuriye hari ibyo mpishuriye nk'ubu ngubu mu kanya Imana yarambwiye ngo Mm. abantu bacuruza udutaro Mm. abantu bakoresha isupani yabo Mm. bagakanika Mm. abantu bagododa inkweto bakijomba Mm. abantu bacuruza amakara yabo abo bantu bafite ubwami bw'Imana kubera yuko bajya barushye baruhishijwe imibiri yabo ariko abandi bifuza kurya kugenda mu modoka meza bakoga neza bakaryama heza bataruhiye abo bantu nta juru bafite bitewe n'uko bafite amanyanga yo kuriganya mbese babaguriza indamu kubona ibirenzeho urugero Imana ibahaye itarano y'impano bagiye kuyicuruza bagiye kurwanya abandi bagiye kwica bamwe bakunda babeho ibyo bintu Imana ntabwo ibishaka ubwo wageze mu ndamu bageze mu ndamu zikomeye cyane nk'ubu nk'ejo muri Australia ndimo ndabasengera ndimo ndasengera ku Australia mbona hari umuntu uri kurira amarira avuga ngo ariko noneho ndangize ndavuga ngo Mana nubwo ntazi uwari ariko uyu mudamu ari muri Australia Imana yamishuriye arimo arizwa n'umukozi w'Imana wamutuburiye amurya amafaranga si umwe si babiri ariko abantu hajya abandi amafaranga Canada barahari Amerika barahari bari kurira amarira Zambia barahari Sudani barahari n'ahandi mu bindi bihugu n'ahano mu Rwanda iwacu bararira rwose benshi cyane barizwa n'abantu babatuburiye abo batwaye amazu batwaye amateleviziyo batwaye intebe zabo abo bantu nta bwami bw'Imana bafite rwose harakenerwa umuntu ugize bari muri abakozi b'Imana kandi ubwo ntabwo bakira abakozi n'abakozi ntabwo bakira abana umukozi warahembwa barahembwa bahawe iby'isi ariko ndumva ngira amaze kumerwa abo bantu ngo aho ariko ntabwo binsone neza Abo bantu wabonye rero, ngo yishurwa ngo ubona umuntu wo muri Australia arira mbona muri Australia hari abantu bari kurira hari umudamu wari uhari ari kurira harizwa n'amafaranga yatanze bamuriye hari umugabo wanonaga wari muri Amerika ari kurira harizwa n'ukuntu umuntu yamuriye inzu ye hari umuntu wari muri Australia bandosti arimo harizwa nawe nuko umuntu yamubeshyeye ushyizemo akantu kameze nk'uguti iyo Imana itujeho twebwe duhindurirwa amateka tuvuga za ndimi z'iwacu ngo baribostire baribodos byabirwa bya nta muntu wigana Imana gutya baribodos ibintu by'Imana none ni slowly ugiye kwirukanka wahita utakara none se ariko rero nawe ubu nshanzemo nawe wese uncabiranye Imana yaduhaye twari turi kuri twa tugingo tubiri tugendemo gakeya utaza kuri muri ancabiranye nakumvisha hoye amaramuko none se uwo muntu wariwe inzu ahuriye he n'umukozi w'Imana wayimuriye wenda yiriwe n'undi muntu usanzwe kandi njye mvuga ibyo ndeba n'amaso yanjye n'ubu tuvugana iki kiganiro tugiye gutanga hari abantu bagiye gutanga comment bavuga yuko bari amazu yabo bari televiziyo zabo bari amadolari yabo bari amayero yabo imodoka zabo zariwe umbwire mu kanya gato gusa n'ugishyiraho baratanga batera ko mata bavuga ati rwose uhabwa muhunga uwo muntu arimo niyo magiye gukora ubukwe atangira besha abantu nese umuntu yabura umuntu wamuriye unge niba hari bandiye ariko noneho donc wagushaka kuribwa ugasigara uvuga uti icyo naririraho hari abari basigara neza ihere nese umuntu wamurya televiziyo gute arashaka kubwira ati Imana yarambwiye mu televiziyo uratabarwa urakira indwara cyangwa se mpereza iyo nzu biragenda gutya na gutya ariko ubundi Imana igiye gukora ntabwo ishaka ibintu ahubwo yishaka umutima umenetse nese yigize kwereka mu kana yakweretse amazina y'abo bantu ntabwo yabanyeretse ariko urumva murashakisha iyo turi gusenga turerekwa ibiri mu bantu nkuko nawe wakwereka ukabona ko umuntu afite ikibazo runaka twebwe tugira nyine mbese inyerekwa zo kureba bakavuga ngo umuntu afite iki kibazo cyangwa se arameze gute ukamenya urumva urimo urashakisha ibyo no gushakisha ntabwo ari ugushakisha mwana muracabiranye twebwe dufite impano z'Imana ziduhishurire ariko ntitwemerewe gutunga umuntu nawe ndumva uri manganya pe ngaho mbwira none se wowe ngo Imana nikweretse umuntu wayariye nyeretse ngo abantu barira none se hari igihugu kitarimo abantu barira mwana bararira ariko harurizwa na mugenzi we
rero ikintu Imana izakurinda Eh. izakurinda ko narira amarira ariko nyarishijwe nawe. uri iki Izakurinda ko narira amarira ariko nyarishijwe nawe. Uzi umuntu urira amarira ku bwawe ari wowe biteye. Uzi umuntu upfa azize wowe, uzi umuntu ufungwa azize wowe, uzi umuntu usonza azize wowe, uzi umuntu ukurwa ku ntebe ye agakurwa ku meza ye, imeza yariragaho ari wowe biteye. umuntu ukwaka umugati akakuza umugati wawe, uwo muntu ntabwo ari mwiza. Baciye umugani ngo none se iryo yerekwa bakubwira ko abantu bavuga ko bari amafaranga byanyenze gute n'abantu babasengera nabonaga okay iyo nkende gusenga nabonaga umugore bavuga ati Mana hari abantu b'abahanuzi bari amafaranga yanjye barayarya ati bambeshya ngo bagiye gukora ibi ngo byagenze gutya ngo bagiye gufasha imfubyi ngo barwaye mbese byinshi cyane byinshi ariko mbona icyo kiganiro nkibonye nyine mwerekwa ryanjye bari baganira n'Imana yabo. Ndavuga ngo Mana nabigenza gute ariko Imana ishize hano kuri tere wenda yagira ngo mbwire abantu bafite ikibazo gikomeye gutya bahumurize bahabwe ihumure n'Imana. Haracyariho ibyiringiro nubwo cyatemwe icyo giti ko cyakongera kigashibuka ndetse kigasana amababi yacyo nubwo barigwa ibyabo ariko Imana yagarura umugisha wabo idaciye mu bariye ahubwo ikongera igakora ibindi bitangaza hagati yabo. Haracyariho ibyiringiro. Aba nabo babiri rero byararangiye ntabwo bakibifite kuko ho birasiho byirirwa ariko bihane rwose bisubireho amenye ko Imana babonye. Bagabo ni bande kubazi bamwe muri twe nitwe bari uwo muntu bari uwo muntu babahanuzi ni benshi barira tugiye gusa babahanuzi ni Claude se abahanuzi hanze barahari Ezekiel nkande Ezekiel nta muntu umva rero kwenda ubwo n'ibintu nta kibazo n'ikazi ke nawe yatabirwa ku giti cye ko ntabwo okay bayongwe yongo rwose ntabwo ndabara rwose ari uyu muntu muri iryo yerekwa se abahanuzi uvuga ubona ni banda barega niba tuzi bahoramo hano mu YouTube ba Claude ndabona rwose yari uyu muntu yakada ngiye mvuga gusa byonsi kandi nabonye urumva nawe ubujura imanganya aragutera igiceri erega Imana ikunda ukuri ese ko ubutera igiceri wajya upresiza ukavuga uti ni kanaka Imana yanyeretse naho gutyo nawe abantu bagufata nk'umuntu uraho ngaho uri mu cyoka w'icyokeri uraho uri manganya gusa wowe urimo uvuga uti reka presize ndebe ko ibintu bahari nere mu gihu ndebe ko ari inyoni yavamo ariko ubundi yongwe ubundi kuva aho wabereye ugeze wumva hari urubanza rumuriho njya mbibona abantu babyandika sinzi igihamya bandika ngo iki bandika ngo iki kabona hari abango yaturiye abandi batireka reka mwe mubeshyira sinzi ukuri kuko narandye ubwo rero atarakugeraho ubwo narubanza rumuriho kuri wowe ahubwo abona ntago ngenshi imanza twabwirwa n'iki ko yabariye twabwirwa iki ko abantu yabariye ahubwo wowe ndimo ndabaza wowe wabonye yereka ukabona umuntu ngo arimo kurira ngo abahanuzi baramuririye utuntu twe batumazeho ngende gutanga ikiganiro urimo uragereranya ntabwo ndi kugereranya ahubwo ngiye hari fundraising ndimo ndi guhambura nyine mbese nereka isi cyangwa se abantu uko abantu batangiye gupfa mu mutima no mu mwuka bagenda nyine babigande mu Mana ariko nyine abo ngabo uri kuvuga bo nta urangome urangirira nabi kandi barabikora nabo ni kazi kabo ntacyo pfa nabo nese yereko wabonye ryakwerekaga iki icyo byanyerekaga hari bamwe muri twebwe bashakaga kugira ngo nyine mbese base nk'abo hanze aha bashaka ibintu ariko abo bantu uhereye umunsi bafata umwanzuro niba bakina hari batarafata umwanzuro nari mvuze ngo ijambo ryavuze ngo umuntu Imana ishaka nugendera mu bitunganye akavuga iby'ukuri nk'uko bari mu mutima we ntabeshereshe abandi ururimi rwe kandi ntaguze ifeza kubona indamu zirenzeho urugero uko si ukuri kw'Imana twe kubeshya tubishyira ukuri imbere ngo wabonye umuntu uri muri Australia ngo aribwa mu nzozi ngewe twe turi gusenga tugira iyerekwa nk'ubu nkanjye nkubwiye ahantu navanye iyerekwa ryanjye ni ahantu hakomeye cyane ngewe ubwanjye nararwaye ijosi ijya mu maguru nararwaye ijosi ijya mu maguru mfaho imyaka 8 yose ni nko gupfa kuko nari narapfuye rwose ibaza umuntu arwara imyaka 8 atarya atanywa mbese ari aho ngaho bashingura kwa Nyakazuka bacukuye imvenye abantu babonye ibiganiro byanjye bagira 8 8 yose warapfuye
ni nko gupfa kuko cyangwa se nanywaga umubiri wanjye warashizeho narizingazinze ntakivuga ijosi ngo riri mu maguru ijosi riri mu maguru narapfuye narizingazinze byageze muri tese hari hano hanze hari abarozi abo nabo ntabwo azabona ubwami bw'Imana hari abarozi bari barandoze narizingazinze narabaye ikiragi umubiri wanjye waragiye ushiraho narakonkobotse ijosi riri mu maguru n'igibereye abantu barabonye benshi barikanga biri kuri YouTube nagiye mishishaho ukuntu byagenze bacukuye imva ya kanere n'Imana nyeretseho bagiye kunshingura batangiye kunyambika imyenda Imana biraja bingango yewe Bowazi ni ngiye Uwiteka uzura bapfu ariko nta muntu uri muri biriya witwa Bowazi arimo ahubwo nawe ukomeye cyane yagize ate Bowazi ra no mfite amakuru ariko arimo aranjabuka naye mbe nkawe nana mubonye mwiyereko ariko sinimo kumubona neza Bowazi ni umucunguzi wacunguye Rusi umukazana wa Nawomi kuri iyo nkuru yawe gakeya abantu bakuroze bakuziza iki bakuroze ufite imyaka ingahe nigaga Lycée de Rusatira mu karere ka Huye nari ndi mu kigo nk'abandi bana ijosi ryanjye ngikumva baramanitse gutyo kabisa rigiye mu maguru uhereye umwanya mpita mbikira gise nabuja sinavuga ijosi ryaramanutse rijya mu maguru sikibyo n'ubu narabyumva neza cyangwa tujya nko kuri tele wacu ahantu nabaga hari abantu batavuga ati uwo muntu yavuye mu rupfu yarazutse ijosi ryaramanutse wumva gutya neza nk'ubu ngubu papa wanjye umbyara yagurishije hegitare y'isamba agurisha inka zose agurisha amazu yose asigarira hari kumvuza byaranze rero abantu barwana no kwivuza wakize ute se wakize ute gukira kwanjye data yatanze byinshi cyane ajye kumvuza hanze yagiye no mahanga nanga gukira ariko gukira kwanjye byatebesha ubwoba data ageze ubwo amafaranga ashize inka zirashize amazu arashize amaze kunkuraho amaso barashize nka hariya Imana iransingendera iransanga irambwira ngo mwana wanjye ni ngiye uzura abapfuye Imana iraza irambwira ngo uyu munsi ngiye kugukiza irambwira ngo haguruka hari saa 9 mu guhaguruka nagusaba iranga ariko bwa kabiri narakamakambye njya hanze kandi imyaka 8 yarishize ntagenda ntavuga ntajya nta kintu na kimwe nkora Imana iramagutse nagenda guhera uwo munsi ntangira kutangira kuvuga ntangira kureba hajya hanze ntangira kugenda nkambakamba ntangira kumuntu ngize gute uhagaze gake gake hagati y'ibyo rero ndashima Imana ko ngize gute ndi muzima niyo mpamvu Imana yanzuye ntago nzaca ku ruhande nzajya mvuga ukuri ko kuri uko nkubana uko nkumva ariko kugira mbona iby'indonke mbona iby'ukuri uyu musenye mbona umwanya I don't know ingoma nyinshi zijya kujyaho hari abapfuye hari abasenya abandi hari abeshya abandi ariko ingoma ya Kristo yagiye kujyaho nta muntu isenye ahubwo yaje bakabana Haleluya ndafashijwe ingoma ya Kristo yaje yunga abantu mu bumwe ikomeza abantu ivura abantu bikomere ihoza abantu amarira yaje yubaka abantu idasenya abantu abakozi Imana rero bisenya abandi bantu umwanga asenya uyu undi ngarwanya uyu abona ukunda abona umwanya ngo yamamare ngabone views I don't know sinshobora ahubwo nzavuga ukuri nko kuri mu mutima wanjye ariko bivuze ngo you don't know ubwo uvuze ntibishoboka sinshobora rwose you don't know Haidashoboka rwose kugira ngo usengere umuntu ariko wamwishyuje biza bite ntago umuntu kujya mu musengere wamwishyuza umuntu akuganje sengera n'Imana ikugira icyizere kugira ngo itagera nayo ubwo tugaruke gake muri iryo yerekwa wagize abo bantu wabonaga bareretswe ko bariwe gute aba bantu rero nakubwiye ngo n'ubu tuvugana ava hano ku murongo kuri itere ushyikiraho ikiganiro cyawe baratangira kuvuga ko uwo muntu yararimo neza twarariwe twashijwe ahubwo nyine uragiranya nawe urishakira abantu hoya none si byari igihe batabivuga nyine si byari twakomojeho aba rero bavuga ibyo bavuga ati twarariwe nje kubabwira ngo bahumure haracyariho ibyiringiro ariko nje gukoma kugira ngo hatongera kugira umuntu cyangwa se gukangura abantu ngo babe maso hataje undi muntu wajya kuribwa amafaranga ye cyangwa se kubeshwa n'abatekamutwe hamwe bavuga ngo usanga hango tuguha akazi ngo kabonetse ngo shyira ku mafaranga kuri konti yawe ngo tukohereza oya cyangwa tuguha icyangombwa ngo ujye hanze ngo biciye muri sinzira iyo process z'ibintu bishoboka no ahubwo hari izindi nzira Imana icicamo ziri vierge zitaramenyekana Imana ifite inzira z'igihumbi zitaramenyekana z'ubwenge z'ubuhanga udatanze ruswa udatanze byawe Imana irashaka umuntu utanga bika ku mutima nawe kandi ntabwo ngo
natanze, ishaka umuntu utanga adahaswe, ishaka umuntu ubikora bikunze. Namwe kandi nimutanga hakiri kare mutanira gusabwa. Ufite natanga icyo afite ko nazagororerwa. Ntabwo wowe uzahemberwa ibyo wariye byiza cyangwa se ngo uhemberwe ibyo wambaye byiza, ahubwo uzahemerwa ibyo watanze byiza, ibyo wambitse abantu byiza, ibyo wabakiye abantu byiza, uburyo wabatse abantu neza, nibyo Imana izaguhembera. Ntawe utanga ngo yubatse neza ngo ntuye heza, ntabwo uzabihemberwa. Ahubwo uzabona ko ugize gute wowe wafashije abantu neza, ukarwanisha ryiza. Nziza areke kubivuga. Niyo umuntu yubatse inzu nziza aba heza areke kubivuga. Ibyo ntabwo tubikeneye twebwe kuvuga ngo dufite etaje, ngo afite amafaranga, ibyo ni ibyawe. Usanga umuntu utabikeneye ariko atabifite. Ariko uzi kumbwira ngo ufite inkweto, ngo ufite inkweto 10 hariya njye ntazo nambaye. Impamvu yabangamira nuko umuntu avuga ibintu afite mwe mutabifite. Hari umuntu urata ibintu nta n'uwarahereza. Ibyo ntabwo ari byiza. Abanza gushya. Urumva uri muri isabira nawe. Hoye. Wo kugira ngo urate ibintu warata Imana. Haleluya. Nawe uri muri isabira. Ngewe Imana yarampaye. Sifite inzu, sifite amafaranga, sifite iki. Yaguhaye iki? N'ubu ngubu ngiye gukora ubukwe, nta muntu mbwiye ngo wenda ngo ndataka ngo ndabajya mbeshye ngo babone amafaranga. Oya, nimero yawe ntabwo uyivuze. Nimero yawe nayo uvuze. Nimero yanjye? Oya, ni 07874036. Muzika amunambwe atoye abantu bavuga nimero wamugani bo babagamije iki? Impamvu rero tuyitanga, hari igihe umuntu akubona nka gutya. Akuvuka ku mutima. Ari nko muri za Australia nyine. Ya. Birumvikana. Irifu akashaka kuvuga ati umuntu ndumva akoze ku mutima wanjye. Eko, bagiye babaha uri murasaba wote bantu mfite amafaranga muduhe. Umubwiriza yaravuze ngo yararebye asanga ibintu byose byo mwisi ni ubusa. Oya. Niko yavuze umubwiriza. Agari ubusa. Hari ukuntu umuntu asanga yaranyweye, yarambaye yarariye byinshi, yarabayeho neza, agasanga byose n'ubundi. No ubusa kandi. Iherezo rya byose ni ubusa. No ubusa utabifite. Tukeneye ibintu pe. Ariko mbere na mbere Imana. Dukeneye amafaranga, dukeneye imodoka nziza nk'abakozi b'Imana, inzu nziza nk'abakozi, ariko dukeneye Imana muri byo. Uzi gutunga inzu nziza ntusinzira, ufite imodoka nziza ntusinzira, umugore nziza ntusinzira. Imana iduha ibintu ntako nabituyemo. Ubyumva neza? Iduha amafaranga ituyemo, amazi ituyemo, iduha imodoka nayo igendamo, Imana mbese nayo ubwayo ibibemwo. Hakuze kugira ibintu Imana itarimo. Inzu wariganyije. Ugasanga afite inzu. Kandi bazifite bazituyemo. Ubundi akangeze ukuri. Bazifite bazituyemo bariganyije. Ndetse Imana kucyemera ko bazibamo. Nyina niho handitswe ngo hari inzu yo ku Musenyi niyo ku Rutare. Buri ugiye kura muri Kigali, inzu yo ku Rutare wasanganwa ku ijana. Ariko izo ku Musenyi ni nyinshi. Abafite akazi hano mu gihugu cyangwa hanze y'igihugu kari ku Rutare ni bakeya. Bagiye mu kazi batanze ruswa, bagiye mu kazi batanze umubiri wabo, bagiye mu kazi babeshye, abandi bagiye mu kazi bisha bagenzi babo, abagiye mu kazi hari ibyo bagiye barinze kugira gute guhisha cyangwa se kubanza kwica. Ariko abafite akazi bahawe n'Imana ntacyo bishe, ahubwo bagiye kure ku byo abantu bica. Abo bantu Imana rero ibabona nk'urutare, kandi Kristo niwe rutare muri bo. Aleluya, rafashirwe cyane. Hahirwa umuntu Uwiteka atabona aho gukiranirwa, umutima we ntamwuburiganya. Aleluya, ariko wagiye ufashwe. Banarakumva neza amavuta batarangiramo. Amavuta ajya kugeraho mu izina rya Yesu. Kuko ahantu ngiye mpaga cyane nicaye, amavuta agenda amanuka inama kuri abo banya Australia. Umuntu atazamutuburira akamurya. Niyo umuntu akubwira ni umuntu akenshi uyu muntu bamurya urumva? Natwe tuganire nk'abantu bakuru. Yego. Iyo umuntu afite ibibazo burya ngo nahadapfunda imitwe. Bigenze bitubwo. Ubu tubatimo turi mu bya bihe byacu n'ibisanzwe tatiri kwerekwa. Ikintu narimvuze byo ngo umuntu ngo nahadapfunda umutwe byagenze bite umuntu byanze. Yego. Urumva? Bivuze ko niba umuntu ufite ikibazo umuntu wese ndagusengera unyishyure. Wumva nyine cyakemuka wayamuha. Bege bigenda bite bano bantu. Oya. Ntabwo impano Imana igurishwa. Yego. Wagakwiye gukora umurimo w'Imana aguhamagaye. Twebwe ntago turi kuri uwo muntu. Turi kuri abo ngabo bari yaribwa. Bayaribwa. Bo bajye bagenza gute. Aba bayaribwa rero bagakwiye kumenya agaciro k'umukozi w'Imana. Bakamugenera ituro atarabasaba. Urumva? Uko bayafite. Nawe turumva uraryemera. Haranditswe ngo ituro rikugeza imbere y'Imana. Wemerewe gutanga ituro ariko ntaho guhase. Ntago ari teka ituro ubundi. Ahubwo umwuka we yakugendereye. Ukora iki umutima gutegetse. Ariko kuvuga umuntu yakora ikintu ngo umuhase ngo muzana imodoka wose urayifite kandi ngo unefite ni yawe.
ariko guforosa umuntu mufosinga ngo zana ni bango kuba aya maturo bayabaka si ikibazo kuyabaka ese Imana ubundi yiga amaturo ntago Imana yiga amaturo nitwe tuyarya rero twibeshya Imana yaravuze Imana ikivuga ni iki ngiki iravuga ngo giye ubwanjye nkunda umuntu abafite ibibazo mwese muze musanga baruhura ari ubwo ivuze amaturo nudafite ifeza n'izahabu naza sange ivuze se bafite imodoka amataje se ahubwo nufite umutima umenetse imbere y'Imana tumenetse udafite amafaranga aho yari igihe umuntu sabase umutima umenetse yari haye Imana akavuga ngo kubaho ni Kristo no gupfa ni inyungu ku mukristo wese ukuri haleluya amina ndi kumva mfashwe n'ijambo rivuga ngo Uwiteka azabe ariko Imana ishimwe cyane Uwiteka aratuza yala bado sato kene migrate santo de kise boneva ne stado bini with the style ndakubwiza ukuri yuko Imana igiye kuza kubarana n'abantu ubwo uvuze ngo iki izi nindi Imana yaduhaye nyine dusemurire wowe uzizi kugira ngo utaje kusemura byagutwara indi saha dufite umwanya kika niwe wihuta gusemura kwanjye ntushaka kuvuga muri mitavuga Imana iguhaye umugisha birumvikana kandi ndavuga ngo nguhaye umugisha kuko nahawe bya bindi nkaguhesha wa mugisha wakugeraho nawubona twebwe twaragabiwe ariko noneho duhabwa iyo ngabire ngo tugabire abandi ibyo ibagena gute batahishuriwe twebwe twarabaswa ariko duhabwa ubwenge bw'ubumenyi kugira ngo tumenye Kristo noneho abatamenye neza tubasatize kwagira neza abamwizeye bose yabahinde ko abana b'Imana haleluya ndagira ngo wizere Kristo uyu munsi kandi wizere Imana ishobora byose nushaka do besta do enesta kit hari umuntu mishuriwe Imana yaretse urwaye umugongo umumereye nabi uyu muntu Imana irambwiye ngo uhereye uyu munsi uwo mugongo ukora ngusengere ndategatsa none aha ni mavuta y'Imana akira gukira uwo mugongo Helia sitokene migrate chanto de kide hari umuntu urimo karadi Imana mishuriye ushaka kujya mu kindi gihugu ariko abuze ibyangombwa Imana irambwiye irabikoze toke sara bini gre umva ndi mavuta y'Imana byo no kugereranya mwana no se abantu badukurikiranye habura abantu badukurikiranye se habura umuntu urwaye umugongo ntabwo yaburamo abantu bari muri Canada se habura umuntu wabuze ibyangombwa shatoke testa domaine ahubwo natangiye gufashwa ahubwo ntumure mu mavuta ntabwo nawe gukuramo natangiye gufashwa umusore nta kintu Imana imukweretseho uwo nguwo agiye gukomera cyane pe nubundi arakomeye uwo musore Imana izamugira neza abantu badukurikiranye se ubabona ndabona azana umucuranzi ariko mvuze ijya ahangaha namuteje abantu ko nabonye byinshi kandi byiza ariko barabamugose agiye gukora amafaranga menshi cyane agiye gukora ku maradiyo ku mativi agiye gutera imbere mu masitade agiye kujya hanze agiye muri arena agiye gukomera ahubwo se gusa uyazakomera kandi n'umuntu w'Imana nundi kujya muri Amerika umutarimo kugereranya se nkubwira umukobwa wamupfire ndi kubona cyane ndi kubona kabisa umukobwa avuga ngo ndakuravinga abantu badukurikiranye urimo uragereranya mwana wese wana yamubura nyine wana yabura umukobwa wamukunze n'ubundi oya mu bigaragara tubwire izina rye urabumwomfirime ni batatu wa mbere yitwa ndu wa kabiri wa mbere yitwa Diana arimo uwa kabiri yitwa Claudine uwa gatatu yitwa Raki umukobwa yitwa Raki ako wagiye wemera mwana abantu batatu byaro n'umurimo witwa nde babiri barimo nese Imana kibahiro rero wowe wipinga ugende mwereka Imana iri hano reka twisengera Imana turi mavuta y'Imana ahubwo nawe mukanga ndakurondora aho bigeze natangiye kukwerekwa apotre ngiye gukira apotre ahubwo wowe ndabonye ndi umunsi ndakubatiza ndakubatiza mu izina rya data nijye umwana ry'umwuka we ndabatije nagwabatije Imana ihabwe cyubahiro ngenda batije nta mushumba uhangara undi ahubwo barubahana urakoze urumva ko amavuta yanjye yahise gutse ariko icyo kintu nekiza ko barimo kugereranya abana abantu badukurikiranye ntabwo ari umuntu urwaye umugongo uvuze ngo ndakubonye urwaye umugongo yaburamo bavuga icyabayeho n'ikigiye kubaho n'ikizabaho none abantu mubwiye ko hajemo babiri uwa gatatu avuye he baravuga ngo rindira haracyayiho ibyiringiro hari undi wa gatatu agiye kuza wowe byihorere n'ubu arava ahangaha hari umuhamagaye ndakubwiza ukuri turava hano hari umuhamagaye muri abo bavuze trust use now izere hari Imana ikora ibitangaza
ubu se ko wowe nakweka mubyihoreye twigire mu bandi bantu imbere gato. Imana iri gukora ibitangaza bidasanzwe nk'ubu ndi kubona ibintu bikomeye cyane hano mu Rwanda rwacu. Hari Imana igiye gukora gikomeye. Imana igiye kuzuza umwuka wera abanyarwanda n'abanyarwandakazi, abantu bongere buzura imbaraga z'Imana. U Rwanda rugiye guhabwa andi mahoro adasanzwe. N'ubundi turi mu mahoro ariko amahoro agiye kwiyongera kuko ndabona Imana yaduhaye umubyeyi mwiza ukunda gusenga kandi akunda abanyarwanda. Rero ukuntu yaduhaye inka, akaduha amata, akaduhereza amashuri tukiga, amazi hafi, akaduhereza ukuntu ngena rimeze, adukura nyakatsi, adukura Nyakariro. Ubu turi mu mujyi, naje Kigali ngiye ntazi kujya neza. Agafiro akarya kada najya kujya mfa kwasama kusiga ngana itonze nk'umusirimu. Yavuze ngo mugende mwige, aduha kwiga. Ubu ndi Cyongereza, nzi good morning, nzi good evening and so now speak language. Anyway, biraza umusaza twamushinze iki? Ahubwo muzehe wacu thank you, turakwemera cyane. Urumva twemera umusaza wacu cyari umuryoko. Oya twemera umusaza ahubwo ngo amen yogere. Amen. Twigarukire ku butumwa bwacu twari dufite. Amen. Uyu twari tukibwira wa mu diaspora kugira ngo nawe nibabona ngo itura ari ngombwa ari ribahe. Ya abonye ko itura ari ngombwa yari itanga ariko ntabataje mu guhatwa ngo mpereza iyo mpa bundi iyo farusinga ntago ari byiza. Ariko igihe bari gwaye ntago waryanga. Ndaje bandamenya n'ubundi we ndi umuyobozi. Ari muri leta ndimwo. Ari no hano mu muyobokamana ndimwo. Kutambaje ibyo nkurasa. Ukora iki? Ndakubaje. Shinzwe umutekano. Ubu ntago wavuga igihugu nabi nkumva. Umutekano. Aka gasaka none ukuntu bawe shokuri no kukiryo hano ukuntu wabiremaje muko. Isa harigara yihawe n'umuntu. Ahubwo ahantu hari Imana imuhumugisha. Yari umukobwa kandi. Ahubwo nawe nosigaye wereko. Wasinaguye ko mfite amavuta. Yitwa Fanda mushuhuje ahantu ari hose Imana imuhumugisha. Niwe mugiye kubana? Oya. Ahubwo n'umuntu w'Imana cyane yarambwiye ati mukozi w'Imana. Umwana w'Imana ukeneye kwambara isaha nziza nk'ingiyi arayengurira. N'ubu yarambwiye ngo mu bukwe bwawe ugiye gukora nkwemereye ikote. Imana imuhumugisha ahantu ari. Aleluya. Mavuta yatangiye kose. Cyane ngiye ko umupapa vuba hangaho. Mu kwezi kwa kangahe mu kwa gatanu ngiye. Ufite ubukwe? Mfite ubukwe hafa. Ubutaha uzagaruka na madame ariko. Ni mwiza cyane. Ni umuzungu ntago ari umuzungu zayi. Deka. Hari igihe usanga umuntu umuzungu zayi akabizunguza nabi. Azunguza ibimene, azunguza ibintu bicuyutse, ibintu hasize siraje, ariko ubu wanjye ntago ari umuzungu zayi. Imana ihabwe icyubahiro. Ubutaha uzamutuzane. Turashaka abazunguza neza. Ubutaha uzamuzana se ubyemereye abantu? Ubutaha nzamuzana hano kuri kamera bamurebe kandi ndamukunda cyane. Umubwiriza uza kuri kamera kaza ukritika umuntu we n'icyo umuvugaho usanga wende yaje kuba upfobya nawe rero undi umuntu upfobya no muri leta arahanwa. Kubona kubwira ngo ntaho uzagera ngo ntagaze kubwiriza ngo ararimanganya icyaha ngo yakoze ibi. Icyo ni icyaha cyitwa gupfobya no kwica umuntu akoresheje ururimi. Kuko ngo hari igihe umuvuga gutyo ugasanga ejo afashwe nk'umuntu mbese akanafungwa akaba yanapfa. Icyaha cyo kwica ni kibi cyane cyangwa gukritika umuntu umupfobya, negligation, unegiriza ntago ari byiza. Ahubwo icya mbere twubakane, duhumurizanye, dukomezanye, tugaburirane, twambikane, dufashanye, tuzamurane, turwanirane ishyaka, twubaka ubumwe. Nicyo Imana dushakaho. Nicyo Imana dushaka cyane rwose hano mu Rwanda rwacu rwa Gasabo. Dusanganizanye urukundo n'amahoro. Amen. Naho kuwenda umuntu umubwiriza se kuba yahura n'umuntu bita umupfumu ntacyo nawe twaye byo. Ni nkandi ubwo wagiye ku mupfumu? Ntago telefone yawe nasima na itari hose la internet ufite. Ntago nkunda kubera ko ndi umukene. Kugira ngo ndebe amakuru byagenze simunda kujya hoje. Witwa Claude yahuye n'umuhanuzi. Pastor uriya Pastor Claude yahuye na Sarongo. Hari umubwiriza mwe twakwanye ikiganiro namwe ati ntago bikuye rwose. Wowe igitekerezo cyawe ni ikiye kuri ibyo? Rero Imana yaravuze ngo ni munyizera. Muri gihe harimo byose. Yego. Kuba atarize Imana ajya kumureba. Koko remba hari bimuhamya ko yagiye kureba umupfumu, hari icamwaka hari cyamusaba hari ubufasha cyangwa se kufitanya nawe afite ikosa hagati aho ngaho. Ariko nanone twabije muri vuga ngo umucyanutsi Imana ubwagwa
ntazarambarara. Ese mwebwe nk'uwo mugenzi wanyu waguye muri iryo kosa mumufata gute mutera ibuye? Ngo Yesu abonye mudamu avuga ko wasambanye arababwira ngo utarakora icyaha muri mwe ntamutera ibuye. Habuze n'umwe. Arababwira ngo ubwo rero habuze n'umutera ibuye nanjye simuciriyeho iteka, ariko mwebwe bwo bamuciriyeho iteka. Noneho rero Uwiteka ubwo akimukunze abantu twagutera ibuye ahavumbutse ikintu, ahubwo turebe Imana ishaka iki ku muntu, mumugaruzi neza, mumwingingire Imana, mumusabire, mumusengere. Nawe wenda siwe, hari igihe wasanga abana batarabishakaga ahubwo yasabwe na Satani wa mwanzi Sekibi, ariko imbaraga y'Imana senga narisajya ngo korodo ngo Imana ngo mugenderere imukureho imikoshi yose n'umwaku imufungura amarembo y'umugisha ngo ndiwe. Arabifite ibyo uvuze? Oya wenda kuko batari kuvuga gutyo wenda, ariko Imana yireba imbere aho tutabantu tareba. Imikoshi n'imyaka arayifite? Umuntu wageze abandi bagezeho ko kakinjira ndani akayinjira yishaka bagahora nayo gutyo. Ako se rero nkora ikintu nsubize. Ubundi ahuye nawe nka mukuru we yamwanga ngo akora mu mfumo. Ese ubundi ufite mumuna wawe ari inshuti yawe wamwanga ngo akora mu mfumo. Ntago ari mukuru. So reka rero nkubwicyo gikomeye cyane. Reka ko tumubabarire n'Imana wenda amubabariye. Reka tumubabarire Korode. Ko Korode buriya kujyayo wenda ntarahanga tumubaze yajyanywe n'iki, yaragiye kureba iki, ubundi niki cyamujyanyeyo, yajyanye buhamya bwe, yaragiye guhanura, yaragiye gusenyayo se imbaraga mbi, ese yajyanywe n'ihejwe. Ubwo abantu baca imanza turimo turagenda nabo tubakiza iyo mikoshi. Aba bantu baca imanza ahubwo nari mbabwiye ngo Yesu aravuze ngo umeze atyo handitswe ngo yego ntimugacirane imanza rero. Umeze atyo se ubwo kwisi undi manganya ntabara ntacyo yo mukono wisunyobye. Umeze atyo arushyize mu mutego nyine harameze gutyo. Ariko noneho donke abo ngabo tubihorere kuko Yesu nawe ntago yigeze abaciraho imanza. Burya umuntu Imana yakuyeho amaboko iramuca. Herode Imana maze kumuhagara Yesu imuteza kugwa iyo agwiyo nyine agwiyo. Umwe wagiye kurisha harya ninde wamaze imyaka ari. Ni Herode uriya nyine. Herode warishaga se? Oya winde manganya. Wagiye kurisha mu ishyamba se? Si Dawidira? Nuriya mugabo kaza mwibuke ari mu gitabo cya Daniel. Si Paulo ra? Hoya ngari Paulo. Sauli? Hoya. Ndimo ndashakisha. Ndimo ndahanura ibinyoma. Hoya buretse turamwibuka. Arakujabutse? Ariko nta umenya byose ariko umugabo wagiye kurisha. Yego ndabyibuka agiye mu ishyamba. Arashaka yari umwami? Nebukadinezari. Okay. No narimo mutekereza ngo mangira ngo ndebe ko wahitaza muri wowe. Oya biraza kuko Imana turi kumwe nayo ibiduha konegisi. Ahubwo thank you Imana. Imana habwe cyubahiro. Kigaro zahawe. Oya n'ubundi hari nzana abapaka. Imana igiye kuma inzu hano i Kigali. Igiye kuma inzu nabirose muri Imana yampaye inzu hano i Kigali. Reka. Cyane rwose. Yaguhaye inzu. Nasugira ngo ahubwo nzashaka ntanzi Imana impaye buriya. Yawe apana ukodesha. Oya pasiteri bikuri Imana irabakunda. Okay, icyo nicyo ahubwo nashakwanishaho. Umuntu ukorera Imana ari imanganya hembwe iki? Agira gute? Ari manganya. Atari mukuri. Umuntu ukorera Imana ari manganya azahembwa kujya mu nyanja yakwe n'amazuku. Handitswe nguki? Urumva? Hambwira. Ngo abasambanyi urumva n'abakunda kubeshya bose bakabikora. Bazajya hehe? Umuriro. Eka mu nyanja. Yakubona amazuku no bazajya. Hari umuriro uzatwika inkozi z'ibibi. Ariko noho rero abakiranutse. Imiriro iratandukanye. Ekada. Hari umuriro urumva? Hari umuriro uzatwika abantu. Ariko uwo muriro urumva? Hari n'amazuku. Mazuku n'ahantu bazavuga ngo mbese ni mwirimbukiro. Mwirimbukiro rya burundu. Kuko Yesu yaravuze ngo ariko ku munsi w'imperuka abanjye bazansanganira. Haleluya. Bavuga bati mwami wacu bajya iburyo bwanjye, ariko noho batarankoreye azaba ari ibumoso, aribo bakoze ibyaha bashakaga amazu bazavuga ati yu mwami wacu turengere dutabara. Bavuga ati sirago mbazi mwimbwira mwami. Wisobanuye ngo cyavuga mwami bose nso bazarijyamo, ahubwo bavuga mwami yakwishyira ibyo ashaka bazinjira mu bwo mu ijuru. Ariko ashavuga mwami ajya ngo abantu bize ubundi bwenge aza mu nzu y'Imana akagutura tekinike utuntu tw'ubwenge umuntu akikubita hasi ngo bamusenye yakize kandi ntiyakize, ahubwo yabajya amafaranga bari gutubura ngo uyu ngo yakize ngo ndenge bitanga byakoretse bakajijisha abantu. Umuntu akavuga ngo ngwino hano bibaho umuntu akitura hasi ukava mu cyaro akava mu cyaro umuntu akitura hasi babeshya ngo yahanuye cyane akuze akavuga ati wowe usaze
noneho ujya mu bandi bantu nimvuga ngo urarwaye mvuze ngo hey faya cyangwa gutya na gutya wikubita hasi noneho nsenge umunota umwe cyangwa ibiri uba urabyutse mvuga Imana ikoze igitangaza ugaba muri Amerika aba muri Canada and so country n'ahandi hose mu bindi bihugu batavuga ngo urabona ngo umuntu agize gute arakize Imana ikoze igitangaza ariko ahubwo harimo amanyanga na tekinike bavanye umujura hanze muri dobandi hariya hose hanze aho muri za biryogo bazana ubuntu bw'ubujyogo nyine umuntu ashobora kuva mu ntara muziranye akaza mu rusengero uti niza kubangwa kati for example number 1 hari ibintu nabonye urumva hari nabonye bikomeye cyane uzi ko umuntu aza akaza akavuga ati ngwino hano akubonye mu cyaro azi ko inka yawe wenda yapfuye cyangwa wenda irwaye uzi ko wowe mujye ntago hazi hakujaza nkariya wahaguruka Imana yarambwiye ngo wafushije inka wose ko bimeze ngo ingo arapfuye kuko wowe ntago byari byo atangiye gukarayinga ari kurira ariko agiye kubona blessing agiye kubona umugisha ku bantu wowe uri murarira utazi ibyo arya ko warayo ariko undi yamarira uri guha banasi umuntu ati ndakuzi wapfushije abana babiri ati ntabwo nabeshya ati rwose umuntu harimo neza ati kandi ufite ubukwe ati yego we ateko nta mafaranga ufite undi aravuga ati umuntu hano yagushije inzu umva ikintu gikomeye cyane inzu yaguye mu mufashe amafaranga batanda ntayabona wa wundi bakayiriye ngo wowe uzi ko wishyuriye umuntu inzu yuzuye kandi abandi barayiririye ibyo ntabwo ari byo niba ushaka umuntu mufashe mushakishe nomero ye uyamuhe kuri telefone ye nubara nomero ye uyahe mukwe cyangwa umuntu nawe nta fone agira ariko umuntu wejeje miliyoni 500 miliyoni 5 10 20 40 50 wenda ntazibonye ngo hano uzikwafashije wahaye birura wahaye ibisambo hanze aha oya mwamwe mutanga mugira ubwenge rwose muturebe turahari ko mwihaba muraduhereza ariko nibyo bari batwirebere wowe Patrick umungu wamwumvise bajya babahereza turahari mutuye ariko mubareke ata abantu batuburira ngo bahaye abantu bafashije njye naje gutanga kuri hano abantu barakize umuntu gasanga afite igikorwa afite inganda afite imodoka kandi yakoye kuriganya afite amazu aho ngaho ari mu nzu y'amagana ngahe njyewe ukuri naheze hasi twebwe rero abaprofete nkatwe bagira ukuri ntabwo tuzamuka hoya baduheza hasi ariko nkana nakubonye Patrick ntabwo gira ishyari iyo muri gihe ntabwo bantumiye nguze hano ibi ndi kuvuga birakomeye cyane ubaye nawe uri nko muri abangaba ntabwo bantumiye ariko ntabwo uri muri abangaba ntabwo ndimo kuko jewe hanze akoze Imana hanze ahangaha baranciye bitewe n'ukuri kwanjye natangira kuvuga bavuga ati nomero y'uwo mukozi w'Imana ngo hoya ngo tuzagiye tuzahari bitewe n'ishyari ndakubwira ngo wowe ugira ishyari ntabwo uzazamuka ngo uceho niyo wagera ukagera hejuru umenya ko nubwo waciyeho uzamuka uzongera uceho manuka katwisoreze habwirwa benshi ngo akumva bene cyo kubera ko abantu benshi cyane bifuza kuzamuka ariko babeshye barwanyije abandi ariko Imana ishaka umuntu uzamuka nazamura abandi ishyari ntabwo ari ryiza kabisa ishyari ryicanye naryo tugira urukundo bavanye wakoze cyane wakoze cyane kwitabira no butatsongera tuganire sinira dusoze hari kindi babwira abantu bari badukurikiranye kuri Big Town hanyuma tugasoza so ndabakunda cyane ariko ndumva nababwira ngo nkunda kuririmba akaranga gato cyane nta kibazo rwose ririmbira Imana natwe twumvireho ihangane muvandimwe we urimo gucogora kubera ibyuye nabyo umutima ukananirwa hari biza bikugana utazaho biturutse ariko uzajye wibuka hariho ukurwanirira ayo majwi wumva imbere nakubuze gukomeza nawe intare ziziritse wikangwa n'imitonomo ntutinye muvandimwe ngo ukangwe n'igicuku cya nyuma inkoko yabika itabika humura gucya ko buzacya gucya buzacya kabisa hanyuma rero ngenda ndashaka kubwira abantu kuri kundimwo yego ntabwo shaka ikinyoma ndashaka ko iyi cano najeho nimunyemerera tuzarwanya ikinyoma cyose aho kiba kikagera nanjye kandi umbonyeho ikosa ajya mbwira ati nawe mukozi w'Imana ambwire si ngombwa ngo nteze abantu
aho ujya ati mukozi w'Imana tumvikana umbwira ati nawe ariko ahangaha hano watanye watanye menyaho nikosora ko genda umwana mu rugendo ariko uko ndi kose ndashima Uwiteka amena. hanyuma rero abandi bakunda abifuza kugira ngo tube twaganira birenzeho baciye mu irembo rigari yitwa Bowaze, nitwa Bowaze n'ubundi murabyumva habaguhirwa, ariko nomero yanjye ni 0785740016. ntuye Kimisagara niho manitse ipantaro n'ishati ariko muri uyu mwaka ndumva ashaka kwimanurayo nkayijyana nko ku Gisozi gutura mu nzu yanjye. Ndizera ko Imana igiye kumizura nanjye nk'abandi abo mukiri kandi Imana bikora. Wakoze cyane kutuganiriza, mwakoze cyane kubana natwe, reka dusubire mu biganiro byacu bitaha. Okay.